Reka tubahe ikaze nanone kuri M2 TV Rwanda uyu munsi ngarutse mbihera briefing y'ibyabereye mu rukiko uyu munsi ku rubanza abantu benshi bategereje ari benshi rwo mwicanyi ruharwa uzwi ku izina rya Kazungu Denis ukurikiranyweho ibyaha byo kwica abantu 14 ndetse nawe yiyemerera. So muri iki gitondo ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 2023 Kazungu Denis yagejejwe mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ari naho yakora ibyo byaha bivugo yuko akurikiranyweho kwica abantu 14 harimo abakobwa 13 n'umusore umwe. Kugeza aka kanya ibimenyetso byagaragaje ko abo bantu Kazungu yivuganye baturutse mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali harimo za Masaka, Kabuga, Kanombe, Kicukiro, Busanza n'utundi duce dutandukanye two mu mujyi wa Kigali. Kazungu Denis akigera mu rukiko yahise asaba umucamanza ikintu kimwe cyihuse. Baramubaza ati se ni ikihe Kazungu? Ati ngenda shaka ko rubanza rwera mu muhezo nta tangaza makuru rihari. Ati kubera ko ngo nakoze ibyaha bikomeye ngo kandi niyemerera ariko ngo sinshaka ko bijya mu itangaza makuru ngo bibe byaba umuyoboro wo kwerekana abandi bantu nkanjye uburyo ibyo byaha nabikozemo. Mu magambo make Kazungu yashakaga kumvikanisha ko ashaka ko ibyaha yakoze hatagira abandi cyangwa se tekinike yabikozemo atagira ngo abandi bantu bameze nkawe ngo babikora bakurikije kuri izo nyine bigiye kuri izo tekinike. So mbibutse ko Kazungu mu bintu yakoreshaga arimo gutorotira ndetse ko ari nacyo kimwe mu bintu biri muri no dossier ku byahashinjwa ubushinjacyaha umushinja harimo gukoresha ibikoresho birimo inyundo, harimo imikasi, urumva harimo inzembe ndetse ikintu kimwe numvishe nkumva ntaye mu mutwe wanjye kabisa harimo ngo ni karamu. Iyo ikaramu ikintu yazikoreshaga ngo yazishyiraga mu izuru rya victime we agasunika ikaramu. Tekereza gufata ikaramu gasunika ibyo tubyorere nitujyemo cyane. So Kazungu akimara gusaba yuko urubanza rwe ruburanishwa mu muhezo ubushinjacyaha babo bajije icyo bivugaho baravuga ati reka bahita babitesha agaciro ati ibyo bintu nta gaciro bifite. Ubwo twise rero byase biba ngombwa ko urubanza rwa Kazungu Denis ruburanishwa mu ruhame. Kazungu ikintu bamubajije cya mbere ati se abantu 14 ndetse nawe wiyemerera harimo abakobwa 3 n'umusore umwe wabiciye iki? Kazungu yahagaze imbere y'urukiko aravuga ati ngo njyewe nabishe kubera ko ngo banyanduje sida ku bushake. Aha muri murumva ubwo ni nko kuvuga ngo Kazungu yari ari kuri misiyo yo kwihorera ngo bamwaruje ku bushake ngo niyo mpamvu ngo nisha abo bantu. Hey ariko data we narubiwe. Ikibazo nashakaga ko bahita bamubaza numvaga kwita bamubaza ati se abo bakobwa 13 bose bakwanuje sida ese n'uwo muhungu wa 14 nawe yakwanuje sida? Ariko ibyo ngibyo ubwo tuzabimenya urubanza rugera mu mize. So ikintu rero cyatunguye abantu Kazungu akavuga ibintu umuntu wese wari harakumirwa akifata ku munwa. Bamubajije ati se noneho iki cyemezo cyangwa se ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo kwafungwa iminsi 30 mu gipereza rikomeje urabivuga hiki? Kazungu ahitavuga abwira president w'urukiko ati ngo reka nkwibwirire ngo ibyaha nakoze narabikoze ngo ni ibyaha bikomeye ngo ubwo ngo umupira ngo uri mwizamu ryanyu ngo murawufata cyangwa se ngo bacike. Reka mwiyumvira cyaza narobe inosi iminsi yanjye ibyo ubushinjacyaha buvuze byose niko bimeze n'ibyo atubwira impamvu yatumye bikora. nuko nabikoreye nanjye babanje kunyanduza sida kandi ku bushake bwabo. Bagusabiye gufungwa by'agateganyo iminsi 30 urabivugaho. Urumva ibyaha nakoze ntabwo ari icyaha kiraho ngaho cyoroheje gutyo cyo gukina nacyo cyo washyira mu kibuga ugakina nacyo umupira. Ubwo mwebwe nka president w'urukiko izamuni ryanyu yo gufata umupira neza cyangwa se ukabaca amaboko ntacyo ndenzaho. Yego. M2 TV, update news, update life.